bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza kuri iki cyumweru cya kabiri cya Adiventi. Urugendo rurakomeje, twatangiye Adiventi ku cyumweru gishize n'ibyumweru bikeya, nicyo gituma tugomba kureka rwose ijambo ry'Imana rikaduhwitura, tukitegura neza kugira ngo nyine umunsi wa Nyagasani utazavaho udutungura. N'amasomo y'uyu munsi rero araganisha aho ngaho, kuko aragenda atubwira uburyo bwo kwitegura, cyane cyane uburyo bwo kwisubiraho. Yereka rero tugende tuyibukiranya uko ari atatu, kandi ibyiza rwose Imana itugenera ntitubyiteshaguzwe, ahubwo tubyinjiremo kandi twemere koko ubuzima bwacu buhure n'ivanjiri, n'ijambo ry'Imana nyine uko tugenda turisoma turibwirwa. Mu isomo rero rya mbere twabonye isomo ryakuwe mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, atubwira ibijyanye nyine n'ingoma y'Imana, ibijyanye n'umumero uzashibuka ku gishyitsi cya Yese. Hanyuma inkomoko ye izamuke ku muzi wacyo. Murumva ibyo turi mu bintu nyine birebana n'amizero yacu, birebana no gucungurwa kwacu. N'ibihe nyine bya bihe nawe zimbabwira byo gucungurwa kwacu bigenda nyine bimenyekanishwa n'umuhanuzi Izaya. Maze rero akavuga ngo iyo nkomoko ya Yese izamanukirwaho na Roho Mutagatifu. Murabona, kuko nyine turi inkomoko igenewe agakiza, Roho w'Imana agenda atumanukiraho. Ni za ngabire ndwi twagiye twambaza igihe bari baduherekeje tugiye gukomezwa. Hari ingabire y'ubuhanga, ingabire y'ubushishozi, ingabire y'ubujyanama, ingabire y'ubudacogora, ingabire y'igitinyiro cya Nyagasani. Izo zose ni ingabire Roho Mutagatifu agenda atanga, kandi natwe twarazihawe kuko turi inkomoko nyine ya Yese. Muzi ko Yezu akomoka kuri Yese, natwe rero ko turi inkomoko ye, turi abakristu, nta kabuza nyine natwe ibyo twarabihawe kandi biratureba. Maze rero ntagire umuntu witeshaguzwa izo ngabire za Roho Mutagatifu. Rwose ntituzipfukiranye, kuko ntituzipfukiranye, twarazihawe, kandi izo ngabire zigenewe gusurutsa umuryango w'Imana, kuko nta kintu na kimwe buri wese ahabwa ku giti cye, ahubwo bwo ingabire zose turazihabwa kugira ngo zigirire akamaro umuryango w'Imana, zigirire akamaro abantu bose badusanga, ariko cyane cyane zitwubake nk'abantu, zitwubake nk'abakristu, zitwubake nk'abantu mu muryango wa Padiri Mawuri. Twumve ko izo ngabire za Roho Mutagatifu tutazifite, ubukristu bwacu bwagenda bukendera. Buri wese aziyibutse cyane cyane agana intebe ya penitensiya, kuko ibyaha nibyo bikunze kugenda bigatwikira izo ngabire, ugasanga n'umuntu yibagiwe yuko azifite. Ingabire y'ubuhanga, ingabire y'ubumenyi, ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani, ingabire yo kubaha Imana, birumvikana. Ariko hari n'indi ngabire umuntu yakongeraho ituruka kuri izo, ingabire yo kubahana hagati yacu, tukubahana nk'abavandimwe, tugashakirana icyiza. Ibyo byose nabyo ni bituruka kuri Roho Mutagatifu, kuko Roho Mutagatifu agenda aturemamwo ibyanditswe dushobora gusaba muri Bibiliya, ariko akaturemamo n'ibindi, kuko Yezu yarabivuze abibwira be ati, Roho Mutagatifu impano nyine umuhoza dawe azohereza mu izina ryanjye, azabibutsa ibyo nababwiye byose, kandi azanababwira ibishyashya. Ubwo rero ibyo bishyashya Roho Mutagatifu abyongeraho, ariko kandi atwibutsa nyine n'ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana, cyane cyane nyine ibi twasomye mu isomo rya mbere. Mu isomo rya kabiri rero turagenda tugahura
n'ibaruwa uko yanditswe na Pawulo ayandikira abanyaroma. Iyi aratubwira ati ibintu byose byanditswe mbere yacu byandikiwe kuduhugura. Muvandi, ibyanditswe mbere byose byagenewe kuduhugura, ariko ntabwo bigenda ngo birangiriraho, ahubwo biraduhugura yego, ariko bikaturemamo n'icyizere. Muvandi, nimba waba wataye icyizere, ugenda ugana ijambo ry'Imana urisome, kandi niyo utagana ijambo ry'Imana wakira umuvandimwe ukuzaniye icyo icyizere, kandi iyo tugize icyo cyizere tubasha no kwihangana. Murumva ndumva ubutumwa bwa hano kwa Padiri Mawuri ari ubutumwa bwo kugenda duhugurana tubinyuze mu ijambo ry'Imana, tugenda turema icyizere mu bavandimwe, ndetse tunabafasha no kwihangana, kuko ubwo butumwa umuntu wese utuyiwemo n'Imana nta kuntu atabukora. Kuko nimba koko warahuguwe wowe ukumva yuko wifitemo icyizere, kandi ukumva ko wakwihangana, uzaruhuka byose ubisangiye n'abavandimwe bawe bo mu muryango wa Padiri Mawuri, birumvikana, ariko nabo Imana izakoherezaho muri kiliziya yose hirya no hino. Mu byumva rero, ibyanditswe byose mu kiragano cya kera byose byanditswe kugira ngo biduhugure, bitwigishe, kandi nibitwigisha biturememo icyizere, bidutere kwihangana, hanyuma urugendo rwacu nyine rukomeze, kandi mu rugendo rwacu tubashe guhuriramo n'Imana. Ariko mbavandi, nkunze kwibabwira, ntabwo Imana umuntu agenda ngo bahure nayo mu nzira. Burya Imana mpura nayo mu muvandimwe wanjye turi kumwe, cyane cyane Imana mpurira nayo muri wa muvandimwe untera ibibazo kurusha abandi. Burya hari n'abavandimwe badutera ibibazo ntimugire ngo, ariko igihe cyose tubabonye mu Imana nta kabuza ubuzima burushaho kuryoha, ubuzima bwa kivandimwe burushaho kuryoha. Maze rero twumve yuko ibyo byose biduhugura yego, ijambo ry'Imana riraduhugura, rikaturemamo icyizere, rikaduma twihangana, ariko twebwe igihe cyose twatunzwe n'iryo jambo ry'Imana, tubera abandi inyigisho, tubera abandi icyizere, tubera abandi kwihangana. Mw'ivanjiri uyu munsi turabona Yohani Batista ari mu butayu bwa Yudeya yigisha abantu batisimu yo kwisubiraho. Murabona abavandimwe, ngiye nkunda cyane Yohani Batista. Murabona yari umuntu washoboraga kugira kariyeri nziza, kariyeri ya gisaserdoti, kuko ise Zakariya yari umusaserdoti, ariko yagize atya byose abitera umugongo. Abiteye umugongo aragenda, ubwo ise yari afite empale cadastre, ayivamo byose. Yashoboraga kugira heritage kwa se, ariko byose mugabane wo kwa se, byose kariyeri yashoboraga gukora ya gisaserdoti byose yabiteye umugongo. Hanyuma ajya mu butayu, yambara impu, akenyeza umukandara w'uruhu, hanyuma ayigisha abantu nyine batisimu yo guhinduka. Murabona ibyo yigishije Yohani Batista, we yarabanjije arabikora, yarabanjije arahinduka, nyine arahinduka. Kandi ntabwo yahindutse mu myitwarire gusa, kuko ushobora guhinduka mu myitwarire kubera amavamuhira nagize, hanyuma amavamuhira yashira bikongera bigasubira irudubi. We yahinduye mu mutima, yahinduye mentalite. Natwe rero bavandimwe, ivanjiri uyu munsi iratwigisha, iradusaba ikomeje guhindura imyumvire. Niduhindura imyumvire, guhindura imyumvire bivuga guhindura umutima. Niduhindura umutima byanze bikunze n'imyitwarire izahinduka, kuko turabivuga mu Kinyarwanda ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa.
bavandimwe rero, dufashijwe na roho w'Imana, iyi nyigisho ya Yohani Batista tuyigire iyacu, duhindure imitekerereze, imyumvire, hanyuma twakira imyumvire y'Imana, imyumvire y'ijambo ryayo, hanyuma kuko twumve yuko twese nk'ab'Imana dushobora nyine gufasha n'isi guhinduka. Ikindi cyiza dusanga muri iyi vanjiri nuko ubutumwa bwa Yohani Batista burakomeye, c'est très exigeant. Aragenda akadukira bariya bafarizayi na bariya basaduseya bagendaga bamusanga bagenda bo kumva inyigisho ze no guhabwa batisi, mwa bwoko bw'impirimwe, ninde wababwiye ko muzakira uburakari bwegereje? Rimwe na rimwe dukeneye message nk'izo ziduhwitura. Hari abantu nyine umuntu wabahwitura gutyo bagatangira umunwa bakawukurura bakawugeza i Nyarugenge, ariko kenshi na kenshi dukeneye ayo magambo aduhwitura, amagambo baba batubwiye n'urukundo kugira ngo aduhwiture tubashe nyine kujya mbere mu rugendo rwacu. N'abariya rero bafarizayi n'abasaduseyi ntabwo tuzi uko byagenze nyuma, ariko byanze bikunze bumvise ayo magambo abahwitura, bahita nyine bisubiraho nk'uko Yohani Batista yabasabaga, bakora nyine ibijyanye nyine no guhinduka, comportement zabo, imyitwarire yabo irahinduka, biragaragara, bera imbuto zijyanye no guhinduka. Icyanyuma rero twigira muri iyi vanjiri nuko Yohani Batista yagiye avuga ngo yewe ndabigisha batisimu yo guhinduka, yo kwisubiraho, hazaza undi nyuma yanjye, we azababwira, azababatiza muri Roho Mutagatifu no mu muriro. Bavandimwe, Roho Mutagatifu twamubatirijwemo, nahoze mbivuga, iziriya ngabire ndwize zose twarazihawe, maze rero tumureke yongere atere ijwi hejuru agira ati Aba Dawe, kuko adutuyemo pe. Ashobora kuvuga iryo sengesho kandi akadufasha gusubira ku Mana nk'abana be basubiye ku mubyeyi bishimye. Maze rero tureke na Roho Mutagatifu agende atsembe ibintu byose bitudindiza, abitwike n'umuriro we. Umuriro wa Roho Mutagatifu utwike muntu w'igisazira utuma tudindira. Umuriro wa Roho Mutagatifu utwika amashyari, utwike inzangano, utwike ibintu byose bigenda bidindiza abantu, bitudindiza twese, hanyuma ugasanga urugendo rwacu ntabwo ruri kwisunika. Tumurekereye kuko twabatijwe muri Roho Mutagatifu, twabatijwe mu muriro we. Tureke rero aduhindure, adugeze ku Mana, adusubirize bwa bwigenge bw'abana b'Imana, kandi namara nyine gutsemba, gutwika ibintu byose, ibyaha byose bipfukirana nyine ubwo bwigenge Imana yaduhaye muri Yesu Kristo igihe twabatizwaga. Maze rero bavandimwe, nkuko bisanzwe mugende murebe amasomo y'uyu munsi. Ni isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, mu isomo rya kabiri mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, ariko nkunze kwibabwira dutinde cyane cyane ku ivanjiri nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12. Duhurire muri iyo vanjiri, tuyizirikane, tuyihererekanye kuri za social media, kugira ngo nyine icyagufashije muri iyo vanjiri ushobore kuba wagisangiza n'abandi, aho kugira ngo tugende duhererekanya bya biganza bibumbye ku ma WhatsApp, ahubwo duhererekanye in parole, ijambo Roho Mutagatifu yatubwirije nyine muri twe, kuko tubyibuke adutuye mu mutima.
tumureke awuhindure, hanyuma nawuhindura nyine bigaragarire no mu myitwarire yacu ya buri munsi, ariko cyane cyane mu mubano mwiza tugenda tugirana n'abavandimwe bacu, kuko utuwemo n'Imana yubaka kiliziya, yubaka umuryango w'Imana, akaba koko umuhamya w'urukundo rw'Imana mu bantu. Maze rero ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, Adventi nziza, dukomeze tugendane, dushyigikirane, Yezu ntazave adutungura. Mwisubireho, twisubireho twese, kuko ingoma y'Imana yegereje. udutoza kubaho mahoro akatuyobora inzira nziza n'iyiduha